Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba NG Empire, nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino hatandukanye mu bihugu bitandukanye, abari muri Afrika, abari muri Kongo, abari mu Rwanda, abari muri Uganda ndetse n'abari muri Kenya ndetse no hakurya y'inyanja ngari mu Burayi, Amerika ndetse na Aziya. Nizere ko mumeze neza, mukomeje kugira amahoro n'impagarike. Tugarutse ku ntambara ikubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cy'u Burundi RDC ndetse na Wazalendo na aba FDLR bari kurwana n'igisirikare cya M23, umutwe witwaje intwaro wa M23, aho biri kurwanira mu misozi ya za Minembwe ndetse no mu misozi ikikije muri hejuru ya za Uvira, aho igisirikare cy'u Burundi amakuru ari gutangazwa cyangwa se amakuru ari ku mbuga y'urugamba agaragaza ko igisirikare cy'u Burundi kiri gupfusha ingabo nyinshi cyane. Igisirikare cy'u Burundi kiri gutakaza abasirikare badasanzwe, ku buryo ingabo za M23 na twirwaneho uko bafatanije bakomeje kotsa cyangwa se gushyira umuriro mwinshi cyangwa se gutwika umuriro mwinshi ku gisirikare cy'abarundi cyangwa se ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi amakuru ari kuvuga ko ziri gupfa cyane, ndetse amakamyo ari gutunda umunsi ku wundi, ndetse abandi bakabura nuko bakurwa ku mbuga y'urugamba cyangwa se aho urugamba ruri kubera uburyo M23 iri kubotsa igitutu ku buryo bukomeye cyane. Mwabibonye rero ubushize mu minsi ishize yuko General Makenga yongeye gupasingisha abandi basirikare benshi kandi ubona bafite imyitozo ikomeye. Biravugwa ko rero igisirikare cya M23 ndetse na twirwaneho bamaze kugira ibikoresho, bafite ubushobozi buhambaye, bafite ibikoresho ku rwego rwo hejuru, ndetse bafite na za radari ngo ziri noneho gukurura zikabasha kubereka aho umwanzi aherereye. Ndetse mu minsi ishize murabizi ko drone zaturukaga i Burundi cyangwa se drone zoherezwaga n'igisirikare cy'u Burundi, murabizi ko drone zose zoherezwa muri ya misozi ya Minembwe zaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko igisirikare cya M23 cyamaze kubona ibikoresho bihagije bibasha kudetektinga drones zose zoherezwaga mu misozi ya Minembwe ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Izo drone zose uyu munsi noneho ziri kumanurwa ku bwinshi, ku buryo igisirikare cya M23 bivugwa ko gifite ibikoresho bihambaye, ndetse bivugwa ko abasirikare ba RDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kiri kurwana iyi ntambara gisa naho kiyigirira inyuma cyangwa se kiri kwirwanira kure cyangwa se kiri kurebera umuriro kure cyane. Iyi ntambara rero ubu igisirikare cy'u Burundi cyo kiri kuyiyahuramo cyane, nicyo kiri kuyishoramo cyane gifatanije na FDL ndetse na Wazalendo, aho bari gufatanya ku rwego rukomeye, dore ko FDL yo ibifite intego ikomeye yo kongera kugaruka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariyo ntego yayo. Niyo mpamvu bo barwana nk'abiyahura, barwana nk'abadafite icyo barengera. Ingabo z'u Burundi rero uyu munsi amakuru ahari cyangwa se amakuru yizewe ari mu gisirikare cy'u Burundi nuko abarundi bamwe na bamwe batangiye guhunga urugamba, ndetse abandi bapfuye, amakamyo menshi ari gutunda, abandi babuze uko bakurwa ku mirwano cyangwa se mu mbuga y'imirwano, ku buryo harimo abari kubura uko bacyurwa ngo imirambo yabo ivanwe ku rugamba, iyanwe mu gihugu cyayo cy'u Burundi. Nuko biri gutangazwa, igisirikare cy'u Burundi abasirikare batangiye kujya bakuramo uniforme bakivanga n'abasivile, ndetse bakihungira bamwe, ndetse ngo ntago bari gusubira i Burundi, ahubwo bari gushaka uburyo biturira cyangwa se bigumira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko rero urugamba rwose rwakomeje kubashyuhana, urugamba rwababanye urugamba, ndetse ariko ikibazo gihari kandi gikomeye nuko perezida w'u Burundi ibyo bintu atari kubikozwa, ndetse atarimo no kubyumva. Ariko igisirikare cy'u Burundi amakuru agiturukamo nuko harimo abajenerali bamwe na bamwe batarimo kumva impamvu uru rugamba rukomeje kubatwarira abasirikare, cyangwa se uru rugamba cyangwa se iyi ntambara ikubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kubatwarira abana babo, ikomeje kubicira abene gihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bibaza icyo bariho barwanira, bibaza intambara barimo icyo bariho baharanira cyabayobeye, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we ibyo ngibyo atabikozwa, atabyumva, afite inyungu ze runaka ariho arwanira. Ntabwo rero nta nubwo binabaho ko ushobora gutsinsura igisirikare kiba gifite icyo kiba kirwana, cyangwa se igisirikare gifite ukuri kiri kurwanira nka M23 ifite ibyo irwanira ubutaka bwayo, irwanira uburenganzira bwayo ku butaka bw'igihugu cyabo, bariho barwanira gakondo yabo. Baye nguko rero, nguko uko bimeze, nguko uko byifashe. Gusa andi makuru ahari nuko uyu munsi tuvugana General Makenga akomeje gushaka ibikoresho mu buryo bukomeye cyane, mu buryo buri hejuru cyane. Ikindi kandi biravugwa ko General Makenga hari ibihugu muri bihugu bikomeye by'i Burayi ndetse na za Amerika ndetse no muri Aziya, hari ibihugu bikomeye ari gukorana nabyo mu buryo bw'ibanga kandi mu buryo bukomeye cyane, akaba ariho ari kugenda abona izo mbaraga cyangwa se ari kugenda akura ibyo bikoresho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo turebye neza twitegereje igisirikare cya M23 ni igisirikare kimaze kwiyubaka ku buryo bukomeye, ni igisirikare kimaze kwiyubaka ku buryo gifite imbaraga, ndetse abashishoza cyangwa se abasesenguzi bavuga ko igisirikare cya M23 hano mu karere nta gisirikare gishobora kubasha kukinyeganyeza bitewe n'uburyo
uburyo kiyubatse n'uburyo gikomeye ndetse n'uburyo gifite ibikoresho bihagije. Uyu mugabo General Makenga amaze kubaka igisirikare mu buryo buremereye kandi igisirikare cye gifite discipline uburyo buhambaye. Iyo urebye aho General Makenga n'ingabo ze bamaze gufata cyangwa se bamaze kwigarura n'ahantu hamaze kugarura amahoro, turebe nk'urugero muri Goma n'ahantu hamaze kugarura amahoro, hamaze kujya kuri gahunda, hamaze kucika ikintu cyo guhohotera cyangwa se ihohoterwa iryo ryo ryose. Ni ukuvuga ngo buri muturage wese uri aho M23 imaze gufata ni ukuri aba atekanye kandi ameze neza. Ngayo nguko rero uko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.